Monsieur le Président, Mr. President, distinguished members of the Council, Excellencies, ladies and gentlemen, I thank you for providing me with this opportunity to update you on the recent developments in the situation in the Great Lakes region. Nyakubahwa Perezida, abagize inama b'icyubahiro, banyakubahwa namwe mwese banyacyubahiro, ndabashimira kuba mwamaye uyu mwanya wo kubagezaho amakuru mashya ku bijyanye n'iterambere riheruka kugaragara mu kibazo kiri mu karere k'ibiyaga bigari. Nifuzaga kuba nzanye inkuru nziza ku bijyanye n'uko ikibazo kiri guhungabanya uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'akarere gihagaze, ariko ku bw'amahirwe make siko bimeze. Mu by'ukuri kuva nabagezaho raporo iheruka mu kwezi kwa 10 ku mwaka ushize, nubwo habayeho kwiyongera kugaragara mu bikorwa bya diplomasi mu karere, uko ibintu bihagaze mu by'ukuri mu by'ubutabazi n'umutekano byarushijeho kuba bibi ku rwego ruteye impungenge. Gukomeza kugabanuka kw'icyizere hagati y'abafatanyabikorwa bo mu karere bisobanura igice kimwe cy'icyo tutabona gihura hagati y'imihigo ya politiki n'ibiri kubera ku butaka. Iri tandukaniro rikomeje kuba kugeza uyu munsi ikibazo gikomeye duhuriraho twese. Ku bijyanye n'ingamba za diplomasi, ibiganiro bya Washington n'ibya Doha hamwe n'imbaraga z'Abanyafurika byafunguye amahirwe mashya. Isinywa ry'amasezerano ya Washington kuwa 4 Ukuboza umwaka ushize ryabaye intambwe ikomeye, ariko kuba umujyi wa Uvira warafashwe by'igihe gito na M23 nyuma y'iminsi mike byagize ingaruka zikomeye ku baturage no ku mubano w'ibihugu byo mu karere. Nishimiye ko ibiganiro byasubukuwe i Washington kuwa 17 n'uwa 18 Werurwe uyu mwaka. Ibi byatumye hafatwa ingamba zihariye zigomba gushyirwa mu bikorwa, cyane cyane kumenya neza uduce dukoreramo umutwe wa FDLR. Mu ruzinduko ruheruka nagiriye mu karere mbere gato yuko ngera i New York, abayobozi ba Kongo bamenyesheje ko bari gutegura ibikorwa byo kurwanya FDLR kandi ko hari n'ubukangurambaga bari gukora bwo guha abarwanyi amahirwe yo kwitanga ku bushake. Abayobozi ba Kongo na MONUSCO nabo bagaragaje ko hari ingabo za M23 zatangiye kuva mu myanya zimwe na zimwe zari zirimo. Habaye intambwe ebyiri zikomeye zatewe. Icyambere, hashyizweho uburyo bwo kugenzura no kugenzura ishyirwa mu bikorwa rya gahenge. Hanemezwa amabwiriza agenga imikorere y'urwego rwongerewe imbaraga rwo kugenzura ibikorwa bihuriweho. Nishimiye ko muri iki cyumweru ibiganiro bya Doha byasubukuye hagati y'abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye AFC M23 biyobowe ku bufatanye na Qatar na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nkunga y'Ubusuwisi bwakiriye ibiganiro. Nizeye ko gusubukura ibiganiro bizatuma hashyirwa mu bikorwa vuba amasezerano ajyanye n'uburyo bwo kugenzura ndetse n'andi masezerano 6 yari asigaye mu rwego rw'amasezerano y'amahoro ya Doha. Ku rwego rw'umugabane, nishimiye kubona ko imbaraga z'Abanyafurika zongerewe zishingiye ku muhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Inama yabereye i Rome kuwa 17 Mutarama yemeje uruhare rukomeye rw'ubuhuza bwa Togo. Umuhuza hamwe n'itsinda ry'abafasha myumvire bakomeje kongera ibiganiro bagirana n'ibihugu byo mu karere. Ibi ni intambwe ikomeye mu gukomeza no gushimangira inzira ziriho zigamije amahoro. Nyakubahwa Perezida, nubwo izi mbaraga zose zashyizwemo, urugomo rwafashe indi ntera nshya. Rugaragaramo ikoreshwa ryiyongereye ry'ikoranabuhanga rya gisirikare rigezweho nko gukoresha za drones mu bitero, guhagarika imikorere ya GPS no kuyobya amakuru yayo ndetse n'ibisasu. Urupfu rubabaje rw'umukozi wa UNICEF wapfiriye i Goma kuwa 11 Werurwe ni ikimenyetso kibabaje cy'ibi bibazo. Igihombo ku buzima bw'abantu gituruka kuri iki kibazo kimaze igihe kirekire ntikiri cyo kwihanganirwa. Abantu babarirwa muri za miliyoni baracyari mu buhungiro kandi bahanganye n'ikibazo gikomeye cy'ibura ry'ibiribwa.
twabonye kandi ubwiyongere bw'ihohoterwa rishingiye ku gitsina hamwe n'ibitero byibasira abakozi b'ubutabazi n'isenywa ry'ibikorwa remezo by'ingenzi. Ibi byose byongeraho ukwiyongera guteye impungenge ku imvugo z'urwango n'ivangura rishingiye ku ndangamuntu, rimwe na rimwe bigakoreshwa nk'intwaro. Ibi bituma habaho urukurikirane rw'abihorera n'itandukaniro rikabije mu mibanire y'abantu. Ibi bishobora gutuma ikibazo cy'umutekano gisanzwe gikomeye gihinduka amakimbirane arushijeho gukaza umurego mu baturage ubwabo. Izi mpinduka kandi zirarushaho kongera umwuka mubi hagati y'ibihugu bimwe na bimwe byo mu karere. Mu gusubiza kuri ibintu biteye impungenge, nakajije umurego mu bikorwa byanjye byo gufasha mu buryo bw'ubuhuza. Nagiye i Lome ya Addis Ababa n'i Doha mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'ubuhuza, guteza imbere ihuzabikorwa hagati y'imbaraga mpuzamahanga n'iz'abanyafurika no gushaka inkunga irushijeho kunozwa igenewe inzira z'amahoro. Muri Uganda nagiranye ibiganiro n'abayobozi mu gihe icyo gihugu kiyoboye urwego rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Addis Ababa hagamijwe guteza imbere guhuza imbaraga mu karere ku ngamba zo kugabanya umwuka mubi. Ni muri urwo rwego ndifuza kugaragaza ko nshyigikiye imyanzuro ijyanye no kongera ubufatanye no guhuza ibikorwa yavuye mu nama idasanzwe yabaye ku wa 21 Ukuboza umwaka ushize yatumijwe na Perezida Museveni. Ibiro byanjye nabyo byongereye inkunga mu bikorwa by'igihe kirekire bigamije kugarura ituze, cyane cyane binyuze mu gushyigikira amahugurwa yo ku rwego rwo hejuru ajyanye no kurwanya icuruzwa rinyuranyije n'amategeko ry'umutungo kamere hifashishijwe amasomo yavuye mu bunararibonye bwa Kimberley Process ndetse no gushimangira uruhare rw'abagore n'urubyiruko mu bikorwa byo gushaka amahoro hakurikijwe imyanzuro y'inama y'umutekano ya Loni nimero 325 n'ibihumbi 2250. Byongeye kandi ku bufasha bw'ibiro byanjye ibihugu bigize itsinda rishinzwe guhuza ibikorwa no kubikurikirana byashyize amabwiriza asanzwe agenga imikorere SOPs mu bijyanye no kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe no gusubiza mu bihugu byabo abarwanyi b'amahanga ndetse no kubafasha kongera kwiyubaka. Aya mabwiriza agamije guhuza uburyo butari ubwa gisirikare kandi ateganyijwe kwemezwa mu nama y'abaminisitiri zaba muri Kamena. Nishimiye kandi ubufatanye bwa hafi hagati y'ibiro byanjye, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ihuriro mpuzamahanga ry'akarere k'ibiyaga bigari ndetse n'inzego zitandukanye za Loni mu gushyira mu bikorwa ingamba za Loni zigenewe akarere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu bijyanye n'urubyiruko, amahoro n'umutekano ndetse no ku bibazo by'impunzi. Izi mbaraga ziragaragara cyane muri uru rwego ndetse zikaba zaragaragaye by'umwihariko mu gihe cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 ishize hafashwe umwanzuro w'2250. Ibiro byanjye UNFPA, UNDP na UNICEF byose byashyigikiye ibikorwa by'imiryango y'urubyiruko yiyemeje kubaka amahoro mu karere ndetse no gutegura inama yiswe gutekereza no kongera kwiyemeza Afurika ku ruhare rw'urubyiruko ku bufatanye na ICGL na COMESA. Ibiro byanjye kandi byakoranye na HCR n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi mu gutegura kuva ku wa 16 kugeza ku wa 18 Werurwe inama y'abaminisitiri yo ku rwego rw'akarere igamije gushaka ibisubizo birambye ku mpunzi z'abarundi yahuje za guverinoma zo mu karere zirimo Afurika y'Epfo, Uburundi, Kenya, Mozambique, Uganda, u Rwanda, Tanzania na Zambia ndetse n'imiryango y'ubukungu yo mu karere n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye. Nyakubahwa Perezida, abagize inama b'icyubahiro, birababaje kubona
ko imyanzuro yafatiwe mu biganiro bya Washington na Doha itarashyirwa mu bikorwa mu buryo bugaragara ku rwego ruhagije ku butaka. Ibyago byo kugwa mu ntambara ihuza ibihugu byo mu karere biracyahari. Iyi nama ntishobora kwemera kongera kubona umuzenguruko w'urugomo yamaze igihe kinini ibona gushyira mu bikorwa byuzuye imyanzuro y'ibihumbi 2773 n'ibihumbi 2808 birihutirwa cyane. Ni muri uru rwego inkunga y'iyi nama ni ingenzi cyane kugira ngo impande zirebwa n'ikibazo zigere ku ntambwe zifatika. Ikihutirwa kurusha ibindi ni ugushyiraho agahenge gakora neza, gashobora kugenzurwa kandi kubahirizwa ku buryo bwuzuye. Icyizere cyako gashingiye ku gushyira mu bikorwa neza urwego rushinzwe kugenzura no ku buryo bwagutse bwa EGVM+. Mu by'ukuri ibikorwa byo gukurikirana, kugenzura no gutanga raporo y'ibikorwa n'izi nzego ni ingenzi mu kugarura ituze no kugabanya umwuka mubi. Gusubukura ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 ni amahirwe akomeye yo kurushaho gusobanura uburyo bwo gukorana neza hagati y'impande zombi hagamijwe ko agahenge kubahirizwa byuzuye. Byongeye kandi ni ingenzi ko abagize iyi nama bongera imbaraga mu kuganira n'impande zirebwa n'ikibazo kugira ngo hafungurwe inzira y'ubutabazi kandi habe izo nzira zibe zarindwa, bityo bigafasha ko ubufasha bugera ku baturage babukeneye mu buryo butekanye, bwihuse kandi butagira inkomyi. Ku rwego rwa politiki ni ingenzi ko dukemura iki kibazo tutibagiwe ko gifite imizi mu mateka no mu karere. Ni ikibazo kigaragara cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kimaze imyaka irenga 30 kirangwa n'uruvange rukomeye rw'inyungu za politike, iz'ubukungu n'imibereho y'abantu zihurana kandi zihatana ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'akarere. Ni muri urwo rwego ibiro byanjye byahawe inshingano zo ku rwego rw'akarere zunganira inshingano za MONUSCO ku rwego rw'igihugu. Mu by'ukuri uko ibintu bihagaze ku butaka n'icyizere gike gikomeje kugaragara hagati y'ibihugu bigaragaza akamaro k'iyi nshingano yo ku rwego rw'akarere mu gukemura imizi y'iki kibazo kiri mu burasirazuba bwa Kongo. Muri icyo gihe kandi ni ingenzi gushyigikira ubuhuza buyobowe na Togo ndetse n'imirimo y'itsinda ry'abafashamyumvire. Kuwa 27 Werurwe uyu mwaka nagiranye inama n'umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ni ngombwa cyane ko tumuha inkunga ikomeye mu bya politike, mu bya tekinike no mu by'imari kugira ngo habeho ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati y'abayobozi no gukomeza gushimangira ibikorwa by'ubuhuza byatangiye i Washington ni Doha. Nubwo ari ibisanzwe ko imbaraga zose zigomba guhurira ku masezerano yari asanzweho, kongera kubaka icyizere hagati y'abayobozi bo mu karere nabyo ni ingenzi cyane kugira ngo amasezerano ayo ari yo yose azagere ku ntsinzi irambye. Niyo mpamvu nsaba inama y'umutekano gushyigikira ibi bikorwa byo kubaka icyizere kuko ari ingenzi cyane mu kugera ku mahoro nyayo arambye. Mu gusoza, kugira ngo hakemurwe imizi y'iki kibazo, kongera gushyira imbaraga mu masezerano ya Addis Ababa biracyari ngombwa cyane. Muri urwo rwego nishimiye ubushake bwagaragajwe n'abayobozi ba Afurika y'Epfo baherutse kunyakira i Pretoria bwo gukomeza izi imbaraga zo kongera kubaka izo gahunda mu gihe Afurika y'Epfo izabiyoboye urwego rushinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano guhera mu mwaka wa 2027. Ibi bizaba ari amahirwe mashya yo gukomeza kongera imbaraga mu karere zigamije amahoro arambye. Munyemerere nsoze ntanga ubusabe ku mpande zirebwa n'ikibazo, nta mwanzuro, nta buhuza, nta buryo bwo kugenzura bushobora gutanga umusaruro keretse impande bireba zifashe icyemezo cyo guhitamo inzira y'amahoro.
niyo mpamvu nsaba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'abandi bose bireba barimo na AFC M23 gusubukura ibiganiro byeruye kugira ngo bagabanye umwuka mubi byihuse banashyire mu bikorwa mu gihe kandi neza ibyo biyemeje byose. Murakoze. Building trust between regional leaders is just as essential to ensure the long-term success of any agreement. I therefore urge the Security Council to support these trust-building initiatives, which is an essential precondition for true, lasting peace. Finally, in order to address the root causes of the conflict, the revitalization of the Addis Ababa Framework Agreement remains essential. In this regard, I welcome the commitment of the South African authorities, whom I met recently in Pretoria, to continue these revitalization efforts within the framework of South Africa's presidency of the Regional Oversight Mechanism, beginning in 2027. This will be a fresh opportunity to strengthen the regional momentum for sustainable peace. Allow me to conclude with an appeal to the parties. No resolution, no mediation, no verification mechanism can succeed unless the parties directly concerned choose the path of peace. I therefore call upon the DRC, Rwanda, and all concerned actors, including the AFC M23, to resume frank dialogue, to immediately ease tensions, and ensure the effective and timely implementation of all of their commitments. Thank you.